iwanyu ugiye mu rwawe mwana wanjye, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze. Muhoza wanjye uri ku mutima wanjye iteka ryose, ubona azongoruka isi yose, isi yose, usubiyemo ngo isi yose, ibihugu bitandukanye, amaso yarebye benshi ariko ageze kuri we Gihozo, umutima wanjye urahora. hari benshi nongeye ngo hari benshi, ariko uyu munsi iyi ni impano naguteguriye kuko uri ku mutima wanjye kandi uzahora ku mutima wanjye, ndetse wagezeho sinzakwibagirwa. kuva umunsi nakumenye natangiye gusinzira, ariko uyu munsi mugabo mwiza, akira iyi mpano kuko uri mu bandi bagabo buye abo nabonye nasanze ubaruta. Iyi mpano izakubera ikimenyetso hagati yanjye nawe ubuzima bwose. umunsi umwe, one day, Imana yarambwiye ngo nzasezerana nywa n'abazungu. one day my God told me that I will be doing my ceremony with the white men. ngira ngo nzaba ndi muri Amerika. I imagine that I will be in America. ariko ndi muri Amerika ya Masaka mu izina rya But I am in the United States of Masaka. And if I may minister to the two of you for just a moment. Ngo arashaka kugira ngo agire ijambo abwira uyu mugore mwiza. I'd like to tell you, in your marriage, repentance is a gift. Ngo aragira ngo akubwire ngo mu rushako rwawe uzitondere cyane ikintu cyo bita kwihana, ngo kuko ni impano. And forgiveness is the way the Lord gave us to not have bitterness in our hearts. Hanyuma kwabarira bituma imitima yacu bohoka ntigire uburemere cyangwa se gusharira mutima. The three best words you can learn in your marriage is I am sorry. Ngo amagambo atatu ukwiriye kwiga mu rushako rwawe ni I am sorry. Ayo magambo ko ari atatu ngo ujye wiga kuyavuga buri gihe. Niba ubyemera vuga aya magambo, byemere babyumve. Ndabyemeye. Amen. Amen. Do Anastase promise to love Josine, to honor her as your wife? Anastase uremera kubaha Josine nk'umugore wawe? Ndabyemera. To be devoted to her as a woman of God? Kumwubaha nk'umugore ubaha Imana? Ndabyemeye. And to honor your marriage vows that you will make today? Wereka itorero ry'Imana ko ari wowe nahisemo, ko ari wowe natoranyije, kandi tuzabana iteka ryose. Hallelujah. Hallelujah. Umukobwa yitwa Murekatete, agatetera iwabo, agatetera mu muryango ukwa Venerandi. Zateteshwa na nyir'impeta Anastase. Urabona Anastase ukuntu ateta, turi mu rusengero yavuze amagambo akomeye nanjye ubwanjye ntigeze numva n'ahandi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nami turwanije imbaraga zose zahiga ubukwe mu izina rya Yesu. Myuka mibi yose nitsindwe mu izina rya Yesu. Mwami reka wigaragaze kandi ubane natwe twese, abari muri protokole, abari muri service, abari mu mirimo yose itandukanye, ubibahera umugisha Mwami, kandi wawe mu ijuru bazahore bibukwa. Urakoze kubw'urukundo rwawe mu izina rya Yesu. Amen. Doruvuye iwanyu ugiye mu rwawe mwana wanjye, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata. Umugabo n'uwo kubahwa ujye umwubaha, umugandukira umube hafi cyane.
cyane niwe mutware wawe Uwiteka Imana iri kumwe natwe nimuhumure urubuga rwiza n'ijuru ritoya rarubemereye musengesha umwuka iteka Kristo niwe rufatiro abakoreye Imana bakorwe n'isoni Dorugeze mu rwawe menya ubwenge mwana wanjye jya wibuka indahiro wagiriye imbere y'Imana ko mubyaye mutabyaye muzabana karamata mu bukire no mu bukene ko muzabana karamata dukunda kwakira abantu burya abashyitsi n'umugisha ukunde bose utarobanuye inshuti ziva ku nzira Uwiteka Imana iri kumwe natwe nimuhumure urubuga rwiza n'ijuru ritoya rarubemereye musengesha umwuka iteka Kristo niwe rufatiro n'abakoreye Imana bakorwa n'isoni ngwino ugendagende mu bantu bose bari aha hantu ndetse n'abari inyuma ndetse mwami nasengeye n'abaza kuza mu rundi ruhande nimugoroba mwami wacu rero uko watashye ubukwe ikana twizeye ko ariko nutaha n'ubu bukwe ngaho nimuhabwe icyubahiro ngaho mwami wacu habwe icyubahiro natwe dutuze mu mitima yacu kandi umwuka wera duhuze urukundo rusage urukundo rwogere mu izina ryawe ryo urakoze turagushimiye amen haruhukiye tujya twakiriza abashyitsi banyemerere bakureho urukoma nkwakira buriya umukobwa ukaranga neza umumenya kare nibyo n'urugo rudasaba umunyu rumenya kare ugomba kuba ufite ijisho ryinjira none se wowe ureba ugasanga abasaza bangana gutya imisatsi abasaza nagendanye nabo urabona iriya misatsi barayimereye ubusa tubanze duhoberane ahubwo hari ibicuro byari bimaze iminsi bincura nagira ngo bwishakire gusa ibiri mu kabindi harimo ibyanjye byihorere ntabwo nabikora nanjye nari nakwihoreye kugira ngo ndebe erega buriya ibisa birasabirana Imana ishimwe kandi abagendana baziranye bavuga ngo bagura bwije ariko twebwe ntabwo twagura bwije nuko twese turi imfura murakoze cyane Uwiteka bw'icyubahiro ibihe byose ni umutsama ariko nta kamera benzi karimo nta kamera benzi karimo oya nta kamera benzi karimo nta nubwo sakwe soma ntabwo twajya mu kirori cyo gutanga imidari twamenye yuko mufite abana bagiye mu gisirikare mu minsi ishize bambitswe impeta na nyakubahwa perezida wa repubulika yego murabizi ko n'abacu bari bariyo yego twese twarahahuriye turavuga tuti rero bw'inyengo yanyu ariyo yacu reka turebe natwe icyo twakora yego tukaba tuzanye ituro ryo kubatoranya kugira Imana murakoze cyane mwanyemereye tukaryakira reka nshyire mu zindi n'ituro uzi uko Bibiliya ivuga yego imigani 18 umurongo wa 16 aravuga ngo amaturo y'umuntu amucira inzira akamuhuza n'abakomeye rwamugenga nkundere kandi nukuri ndagusubiramo imyato ntabwo nkuvuga cyane sinanakurata sinanagutsinda kubera ko turanangana nabonye utanduta ahubwo bazanye nabo nibo banduta unyemerera ubwo heruka hano ndabizi nubwo nasubiye hanze nkagaruka ariko ubwo heruka hano icyari cyakozanye ndakizi murakoze none nakibagirwa ndakwibutsa kandi igihe ni cya kindi itariki yo ni y'uyu munsi ndarebera ku bihe simperanwa n'ibihe unkundire nibyo navugaga nuko ariko se yemu karame nagira ngo nkubaze mbaza abaza aha bose iyo bagarutse ubuze ikibazanye none sama mbere wambwiye ngo ukibwo washyingiraga kutaroshyinguye warambwiye ngo ntabwo ndinjajwa reka nifate neza mbivuge unkundire ngende mbivuge neza imbere y'inshuti yawe ndaca amaco kandi ngacondoza ntwaza umugongo kugira ngo adacika imbavu warambwiye ngo umaze kuwushyingira ngo umvire wa mwana we
genda neza uhagaze weme nguhaye kuzagera mu rugo rwanjye ari rwo rwawe ukavuga uko ushaka kandi inshuti zakandagira mu rugo rwanjye ni wowe ubivugaga utazi ikiyigenza utazi ikiyigaruye atari ubusonga bw'icumu mu muhunda uzamubaze ngo mbese iryo songa ryo mu ihembe wazanyemo iki ibyo namaze kubimenya mbifite uburenganzira wampaye ubushobozi ijambo ndarifite ijambo ni iryawe hari icyaha afite ngaho mpindi nk'ahubwo nanone nigendere nicyo cyanzanye iyo umbwira se ko wabihishuriwe ntabwo nigende sinahishuriwe hariya harimo intumwa kandi genda umusenzi utari umusenzi numvise ibyo yasengeye niyo mpamvu rega data nawe nkundire ibiganza byawe bitanga cyane niyo mpamvu nabitwaje gahoro iyi rata ni kwa data naguciraga inkoro kugira ngo uvunishe murakoze cyane bakumvira amashyi menshi rwose imbare bagutwaje iyo mitwaro akira ngo uhembe rwose nyamuneka mu mpera amashyi umusaza nabonye batagusogongeza nyakubahwa muze Silveri karame baca umugani mu kinyarwanda ngo amatama masa ntasabire nk'igisigati uko ni ukuri nkimaze gusaba ijambo rero ko natumwanywe na data gutanga igitekerezo nkatanga ubutumwa yarambwiye ati nugera kwa muze Silveri arya buriya muracyasaba igisigati cyangwa ni ifamu oya ni ifamu urumva nyine ni umuco ntabwo twawuhindura ico yego ariko nanone uko tugera mu by'abazungu natwe twibuka iby'iwacu yego hanyuma rero ubwo ariko umusaza zikwenga yarambwiye tujya kwa Silveri ni intumwa mugenzi wawe ntawe ujyana ubutumwa ngo agende n'amatama masa yego ubu rero yari inzoga yo gusaba ijambo nyakugira Imana mu nkundire mwakire ubu butumwa mba natumanywe n'umusaza mvaniraho urukoma nyumve data naje ahubwo hari umuzi yayizananye umuzi ariko ntiyayiciye umuzi kuko nta miziro ifite yakabaye ifite imiziro ntabwo yaciye umuzi nuko nayibonye icyo ntiyakinsobanuriye hariya yavuye yazanye n'umuzi ariyo atayiciye umuzi ariko ubundi umuziki ni umuziki musa impamvu rero mba navuze kuriya urabona harimo n'abantu baturutse hanze kugira ngo batamenye imvugo yacu tubivuga muri bwa buryo bwacu mwihanganire ko tugambanye reka nkwereke we reka nkufashe ushyira aha nibihinduka ndakubwira nibidahinduka ndamenya ko ubwo buki bwavuye iwabo ubwo nabwo araba ari ikibazo yitwaga Rosine ubuheta bwabo hanyuma rwose nari mpari uwo mukobwa twaramutanze ndabyibuka ariko Rosine imfura yabo arahari rwose icyo nzi cyo nubwo uko twagiye tubabyara tukabashyira ahagaragara twagiye tubakorera ubunnyano yego rwose tugatumira n'abandi bana b'urungano ndetse n'ababyeyi turi mu kigero kimwe kugira ngo twishimane ushobora kutabyibuka neza icyakora bari impanga ariko wowe wavuze wowe rwose barasaga no gusa hari Rosine hari na Josine rwose ubwo ni bamwe rega n'impanga burya zirakurikirana hari ubanza n'undi agakurikira reka nkuvunikire ntacyo iby'amazina siyo ya ngombwa ariko abantu bari he mwuka agira Imana mwe iby'amazina siyo ya ngombwa n'ubundi umuntu yitureho urakoze cyane reka rero mbaze nyirasenge nawe ambwire yego ambwire niba uko umuvandimwe avuze ari ukuri ndetse n'uwo mwana niba bemera ko twamwohereza mu wundi muryango reka gusaba birakomeye hanyuma narangiza ubwo nanjye ndashyiraho akanjye gakeregeshwa ubundi dukomeze murakoze cyane
murakoze cyane, murakoze, ndabashimiye. Nanjye nigeze kunyura munsi y'urugo rwa se wabo wa Bishop. Imvura iragwa, igwa ari nyinshi, njya kugama, baranyakira, bampa icyo kunywa. Amen, amen. Bampa umutobe n'amata, mpitamo amata. Amata zirakamwa iwacu. Ndagotomera nshira inyota. None rero kubera iyo neza bangiriye ntabwo bemeye ko nyagirwa, baranyugamishije kandi bamara n'inyota. Amen. None rero kubera iyo mpamvu ubwo bashaka imfura yabo Josine bibagiwe irindi zina rye ni Mutumwinka. None nkaba kubera iyo neza bangiriye Mutumwinka tukaba twamurekera Bishop kuko se wabo yangiriye neza. Amen. Yego. Icyo nibutsaga data amambere ubwo wazaga iwacu wasanze amarembo atatu, irembo ry'abakobwa n'irembo ry'inyana n'irembo rya nyirurugo. Wisabira irembo ry'umugeni nari impari, ndanabihamya. Ikindi kwa muganga reka nkivugeho, abana babiri bamaze kugira imyaka 18 y'ubukure, iyo bamaze kwigeza n'imbere y'amategeko umwe arifungirwa icyaha ni gatozi. Babyumvikanye bajya kwa muganga bagira ngo barebe ko ibizamini kera bakoze n'uyu munsi wa none ari byiza. Ubu rero nicyo kintu, niyo mpamvu wagiye no kwa muganga, nta cyaha gihari. Datubwo ndabimubwiye yawe yo gusaba umugeni. Niwumvise ngo wakubwiye utyo, wambwiye ko ari ubuki kugira ngo yishime. Oya jewe mu kinyarwanda tuyita inzoga, ariko ubundi hari ubuki. Utavuze umutobe ikibazo kiri. Nta kibazo. Shaka wivugira ubuki kandi ikindi mu ijuru nta n'inzoga zibayo. Hano handitse ngo heaven. Suko se. Hariya hejuru. Yego. Cyanisangira bindorwa kwa muheto. Abimigongo miremire n'ibituza by'ibihanika. Uruhanga narutinya ntabwo naruhanikira kubera ko bene muri mwebwe harimo abantu bakomeye cyane. Nza gake gake niyo sanga ba Bishop ngenda gahoro. Kwa amavuta yanyu ndabizi ni maremare cyane, ariko se mwese muri barunaka ndabatsinze simbavuze. Narinde kubareba no kubasuhuza gusa, niyo mpamvu nifashe gutya. Mwambonye ariko mwanyitegereje. Uretse umugabo uri muri mwe naho umusore uri muri mwe nanyitegereze. Nifashe ntese. Nabonyemo n'abana, nabonyemo n'abakiri bato, nabonyemo n'abashesha kangoye, nabonyemo n'abakwiriye guhabwa igikombe, nabonyemo n'abakwiriye kwambika umudari, ariko bamwe baranawambaye. Yego. Unkundire mujyejuru rero. No umusore w'intarumikwa ku buryo nimuhoberana rwose aho aguhobeye nk'umusaza uraza kuvuga uti kabisa ubundi kuva kera hose wari uri hehe. Umusore muri mwese ari hehe? Ashwe data barabitinye kandi muri ingabo abenshi muri mwebwe natinye umwe muri mwebwe si muvuga kuko ndamutsinda ngayo nguko. Uzi ko ari akiri ingaragu, reka mbivugire hano tudasunikana, atera intambwe ebyiri yisubirira inyuma. Uzi ko ari ingaragu mu biganza bya data ntabijya bikoramo ntamuhaye uburenganzira, ngaho utera intambwe ebyiri yisubirira inyuma. Haraza rero wundi wuha uburenganzira. Abandi mba amahirwe makeya nk'igice cy'amahirwe. Data nkunde n'igice cy'amahirwe ngitange kugira ngo ibiganza byawe bidakorwamo n'umwana utabyemerewe, ahubwo utunge inkono ukamuha umugisha nawe gukoreho. Iyo aba ari gihe nakabaye nakugezeho ariko ngenda gahoro. Anastase, waramutse Anastase? Ntabwo ari wowe. Waramutse Anastase? Ntabwo ari wowe. Ibyo bavugaga ni ukuri. Anastase, niba ari muri nka hoteli intambwe ebyiri ubwo ari Anastase koko. Aha kwa data ndavuga bikijyana ibyo sabye barabima. Yigenda gahoro gahoro, humura. Ongera utere ninde. Shinga inkoni icyo nicyo wayiherewe. Otyo. Rambura ibiganza ugire gutya. Mu buryo bw'igihe cyacu dufite. Undebera unkundire. Yewe usaba utakubonye ayo mashyikwa. Ase mwankundire muka. Nabo mwazanye nabo mwagendanye baho. Nuko iyi mvura yanjye nayangaya nizo mbaraga zanjye nifitiye. Data unkundire ugejuru rero. Ngeri cyo nkwisabira. Anastase ndabizi ikibazo afite. Ubwo wumva nacecetse buriya ntiwaniganye ijambo ko ibiganza byawe ntibyatinyuka kunkoraho biniga, ahubwo binkoraho bimpesha umugisha. Ndabivuga ntatsiruza rwose, dore umugabo nzi n'uyu nguyu muri aba bagabo bose, abandi bose n'abana. Uyu wenda muza amaze no guca ubwenge cyane. Akubwiye ijambo rimwe wamuhinga. Ariko najya ngo gukore mu Rwanda atinye mu bwera nkakara, atinye mu mpakamano, atinye mu bitugu by'umusaza nta ukora modera aramenye. Ntabwo ari we mbwira, dore niwe mbwira.
uretse ko mbivuga nkureba uruhanga rwawe kugira ngo uruhangane n'urwanjye unkundire yabagiye nakabaye nagiye kare ariko nuko tambuka ugende wenyine kuko abandi bose nasanze ari abana igendere kwa data icyo ugabana bakiguhe bakobwa namwe mu nkundire natanga inka muhite muyizana barumuna banjye namwe mwanyumvise natanga inka muhite muyirongora muyishyire mu zindi aragenda wenyine kugira ngo umenye agaciro ke abandi mwese ndabaha uburenganzira kuko nasanze mukiri abana abagaragu nasanze ari abana abahereza nasanze ari abana ubuse mbigire nimwihangane rero shima Yesu ibyo wakoze byose tukuragiye nzihira kuru utwese twahisana se aye haya 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 ubwo bene kuhagera bahageze unkundire nawe musore mwiza mugabo mwiza cyogere mu nkuba umanuke gake gake aho ngaho nushaka umanuka uko nguko nk'umuniho ugituza aho ngaho ntiwigende ubikayakaya ahubwo ugende utanikora ubu ugende uvuga utaho nerekeza ndahazi kandi naho nca naho ndahareba nakubwira iki se nkuru umwana umukunzi wawe yahageze reba aba bantu bose bari aha iwacu urabizi ko dusanzwe duterana nk'umuryango ariko uyu munsi ntusanzwe urabona ko hari aba hafi n'abakure rero unyemerere wongere urebe muri uyu muryango muri uru ruhande uyu ni umuryango uyobowe n'umugabo witwa Claude batugendereye twari twababwiye ko dufite igitaramo uyu munsi twanabatumiye ariko bageze iwacu tubahaye umwanya ngo batuganirize batubwira ko baza kuwukoresha basaba n'umugeni kandi urabizi ko umuryango wacu utanga abageni tubabashije rero uwo bifuza uwo babengutse mu muryango wacu batubwira ko ari wowe uremera kujya kuduhagararira muri uyu muryango kuko twakunywereye tubaka inkwano baraziduha kandi ntituri bwisubireho ariko turabigusaba uratubera imfura nk'izina ryawe ujye kuduhagararirayo yego ndabyemeye mwanyemereye tukamushimira zamura ibiganza rero ubabwire ngo tuzajya duhura bitari buri munsi yego Claude karame kabiri n'ejo twari kumwe muzehe wanjye nyegera cyane muse wowe nakwegere nakegera ndeko ko muri aya masaha ese imfura yabo wari umuzi nguyu rero imfura yabo ngayo nguko cyangwa imfura yacu kandi imfura yanyu ntabwo yari uwabo ari uwacu twese yego urakoze imfura ya uyu mugabo rero niwe waje ku ruhembe rw'uyu muryango ariko siwe bagusabiye nawe arabizi neza akuramutse hanyuma agushyikirize uwo bagusabiye murakoze cyane iyizire mwari nakunze karibu gikundiro ntabwo imana yakubabaza iteka iyizire
usohoje isezerano ryawe Mana. Nabibwiwe kenshi nkumva ari inzozi, narebaga aho bizaca nkahaburayo, narebaga hirya hino nkahaburayo. Shimwa Yesu unkoze ku mutima, je n'inzu yanjye tuzakunambaho. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Warakoze kwihangana mukunzi wanjye, amajoro warayurira ni menshi cyane, wararize. Muhoza wanjye uri ku mutima wanjye iteka ryose, ubona azunguruka isi yose, isi yose, usubiyemo ngo isi yose, ibihugu bitandukanye. Amaso yarebye benshi, ariko ageze kuri we Gihozo, umutima wanjye urahora. Hari benshi, nongeye ngo hari benshi, ariko uyu munsi iyi ni impano naguteguriye, kuko uri ku mutima wanjye kandi uzahora ku mutima wanjye, ndetse wagezeho sinzakwibagirwa. Kuva umunsi nakumenye natangiye gusinzira, ariko uyu munsi akira Gihozo wanjye. Mugabo mwiza, akira iyi mpano kuko uri mu bandi bagabo, buye abo nabonye nasanze ubaruta. Iyi mpano izakubera ikimenyetso hagati yanjye nawe ubuzima bwose. Tuzibanira mu mahoro mukunzi wanjye, imibabaro wagize ntizibuka ukundi. Ijuru ryateranye uratabawe, iyizire twibanire mukunzi wanjye, nza kumara umubabaro mukunzi wanjye. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose,
ukwiye gushimwa Yesu, ukwiriye kubahwa, ukwiye gushimwa Mwami, ukwiriye kubahwa. Nicyo uragikoze Yesu we, ukwiriye kubahwa, uciye agasuzuguro ka Satani, ukwiriye kubahwa. Ukwiye gushimwa Yesu, ukwiriye kubahwa, ukwiye gushimwa Mwami, ukwiriye kubahwa. Nicyo uragikoze Yesu we, ukwiriye kubahwa, uciye agasuzuguro ka Satani, ukwiriye kubahwa. Aho wankuye ni habi, aho njyana ni heza, iki nacyo ni igitego, utsinze Satani Mwami wanjye, nibakundekere. Aho wankuye ni habi, aho njyana ni heza, iki nacyo ni igitego, utsinze Satani Mwami wanjye, nibakundekere. Ukwiye gushimwa Yesu, ukwiriye kubahwa, ukwiye gushimwa Mwami, ukwiriye kubahwa. Nicyo uragikoze Yesu we, ukwiriye kubahwa, uciye agasuzuguro ka Satani, ukwiriye kubahwa. So much. Umutware wanjye numvise ko afite abandi babyeyi. My lovely husband, I heard that you have other parents. Naba narishimiye rero ko nabo baza tukabahishima. And I would like to invite them to come and we give them a gift. Yadukoreye ibikomeye, abantu batatwifurizagayo, bamwe baduhaga iminsi ngo ntituzamarana kabiri. Yesu azarinda agaruka tukikundanira, iki nacyo ni igitego Yesu we, utsinze Satani. Ukwiye gushimwa Yesu, ukwiriye kubahwa, ukwiye gushimwa Mwami, ukwiriye kubahwa. Nkuko madamu yabivuze, as my wife said, uyu ni papa, this is my father, kandi ni papa, this is my father. Nanjye nifuje, nabonye nimugoroba amasaha adashobora kwemera mikoro aka kanya. I have seen that night the time was going so much, but I'm going to give you a gift, my parent. Ndabakunda nkuko ari mwebwe mwabanje kunkunda. I love you as you loved me before. Kandi byose no mugambi w'Imana. And this is the plan of God. Umunsi umwe, one day, Imana arambye ngo nzasezerana nywa n'abazungu. One day, my God told me that I will be doing my ceremony with the white men. Ngira ngo nzaba ndi muri Amerika. I imagine that I will be in America. Ariko ndi muri Amerika ya Masaka mu izina rya Yesu. But I am in the United States of Masaka. Imana ibaha umugisha mubyeyi. May God bless you, my father. Amen. Amen. Kandi tuzagera kuri mu izina rya Yesu. And we will go for. Amen. Amen. So I want to give you a gift. This is from the bottom of my heart, and we love you so much. Murakoze cyane barizihiwe. Thank you so much. Na nishuti kuva mu mahanga. These are our friends. N'ababyeyi bose mu Rwanda. These are the followers from. Kandi turabishimiye twese muri rusange. And we are so happy to see you. N'umuryango nyarwanda. Even Rwandan family are so happy to see you. Muri Kigali. Welcome in Kigali. Tubakiriye muri Masaka. Welcome in Masaka. Mwakiriye na Bishop. Welcome, and you are Bishop. Bishop. Yes. We welcoming you so much.
Yes, bashyire mu byicaro byabo. You can turn back in your seats. Turabashimiye cyane. Akabando k'iminsi gacibwa kare mwana wanjye kakabikwa kure jya wumvira inama nkugira dore umaze kuba umwangavu imyaka ugeze biragoye ujye wirinda cyane irari ritakubuza amahirwe kubaho Uwiteka mwana wanjye nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Impanuro TV amahoro y'Imana mwese kuva mu byaha niko kujijuka. Nukuri ntacyo kunanira mu gihe cyashyizweho winduta gushima Mana uri intwari mu ntambara nukuri ntacyo kunanira mu gihe. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. I am called Apostle John. Ayo niyo mazina yanjye nitwa. In Kenya, Rwanda, nitwa Rukundo. Abanyarwanda murumva amazina ye yitwa Rukundo. I'm thankful to be here in this church today. Nanejejwe no kuba muri urusengero uyu munsi. And I'm thankful that we had the honor of meeting Bishop Anastase. Ndetse mfite umunezero cyane kugira ngo twongere kubana na Bishop Anastase. We know God has joined our lives. Kandi turabizi neza yuko Imana ari irimo guhuza ubuzima bwacu. And if I may minister to the two of you for just a moment. Ngo arashaka kugira ngo agire ijambo abwira uyu mugore mwiza. I'd like to tell you, in your marriage, repentance is a gift. Ngo aragira ngo akubwire ngo mu rushako rwawe uzitondere cyane ikintu cyo bita kwihana ngo kuko ni impano. And forgiveness is the way the Lord gave us to not have bitterness in our hearts. Hanyuma kwabarira bituma imitima yacu bohoka ntigire uburemere cyangwa se gusharira mu mutima. The three best words you can learn in your marriage is I am sorry. Ngo amagambo atatu ukwiriye kwiga mu rushako rwawe ni I am sorry. Ayo magambo ko ari atatu ngo ujye wiga kuyavuga buri gihe. And that's what I have for you. Iyo niyo ubwo ari ubutumwa bufite uyu munsi kugira ngo ujye wibaga guca bugufi wibuke no gusaba imbabazi. I've already prayed that God would bless your marriage and would bless the years together, and I will continue praying that prayer for yasenze you. kuva ageze aha ngaha asenga Imana kugira ngo izahe umugisha urugo rwanyu kandi arabizi yuko Uwiteka azaroha umugisha. Uwiteka abaha umugisha. Amen. Amen. But the whole key to a marriage that works is really found in one verse in the book of Ephesians. Ephesians chapter 5 and verse 21. It says, submit to one another out of reverence for Christ. That a three-strand cord is not easily broken. Ngo icyo yumva ijambo rikomeye cyane ku bugingo bwanyu nuko mukwiriye kumenya yuko umurunga w'inyabutatu nta kiwutandukanye. I believe it's Jesus that brought you together. Ni Yesu wabahuje ari wa gatatu hagati yanyu. And it's Jesus that makes you strong. Ni Yesu utuma muhura ku buryo muzanakomera. And as you stand and serve God together, nimwubaha Uwiteka mwembi, there is no end to the things you will see him do. Ndakubwiza ukuri ngo ntago mufite aho muzagarukira kubona ubwiza bw'Imana. Reka dusabe niba ari mwe mufite impeta muzizane hanyuma metro natwakirire ururabyo
I don't know. I've done weddings in Rwanda a few times. ngo amaze gukora kuyobora amakwe inshuro nyinshi mu Rwanda, but I've always done them as an American. ariko ngo abikora nk'umunyamerika. So you'll have to forgive me if the vows that I have are not the same as what you normally. Nimwumva rero hari indahiro itandukanye niyo mwajyaga murahira ntibibatera ubwoba nuko ariyo twamenyereye gukoresha. But we have the same God. Ariko dufite Imana imwe. Amen. 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 Yes. Nimuduhe impeta tuzisengere. Amen. You know why the ring is round and why it's a symbol of marriage? Ese muzi impamvu mu rushako bakoresha impeta ihuye? Because the ring is a perfect circle. Impeta ni umuzenguruko muzima. It has no beginning and it has no end. Udafite aho hera ndetse naho garukira. So as we use rings to exchange and give to one another, dukoresheje impeta kugira ngo umuntu ayihe mugenzi we, what we are doing is giving this ring with a commitment that our love will never end. Nukuvuga ngo iyi mpeta iyo tuyitanze umwe yahaye undi iyi mpeta abavuga ngo niyemeje kugukunda urukundo rudafite aho rugarukira. As the ring has no end, our marriage has no end. Nkuko impeta rero idafite aho igarukira ni nako urukundo rwanyu rutakwiriye kugira aho rugarukira. So as we do this, turimo gukora ibi, let me ask you first. Reka mbaze, do you, Josina, am I saying that right? Josine, promise to love Anastase? You promise to honor him as your husband? Ese uremera kumwubaha nk'umugabo wawe? To be devoted to him as a man of God? Kumwemera nk'umukozi w'Imana? And to honor your marriage vows that you will make today? Ese ndetse no kubaha indahiro ari burahiro uyu munsi? If you will make that promise, just say, Niba I uri will. niba ubyemera vuga aya magambo, byemere babyumve. Ndabyemeye. Amen. Amen. Do you, Anastase, promise to love Josine, to honor her as your wife? Anastase, uremera kubaha Josine nk'umugore wawe? Ndabyemera. To be devoted to her as a woman of God? Kumwubaha nk'umugore wubaha Imana? Ndabyemeye. And to honor your marriage vows that you will make today? Ndetse no kubaha amagambo urimo kwatura imbere y'uyu munsi? Ndayemera. Amen. After me. Hari amagambo uri busubiremo. I, Josine, I take you, Anastase, ndakwemera Anastase, ndabyemeye Anastase, to be my husband. kumbera umugabo. kumbera umugabo. I promise to love you. Ndagusezeranya kugukunda. To honor you. Kukubaha. I promise to work for the success of our marriage. Ndetse no gukorera kugira ngo iterambere ry'urushako rwacu ribeho. Ndetse no gukorera iterambere n'urushako ngo rubeho. Sorry, in all things. Muri byose. Muri byose. In good times and in difficult times. Mu byiza n'ibibi. In sickness and in health. Mu burwayi no mu buzima. And forsaking all others, I give myself to you. Nzareka abandi bose nkwiyegurire. Nzareka abandi bose nkwiyegurire. In the presence of God and of all these witnesses. Imbere y'Imana natuye gutya n'imbere y'aba bantu. Imbere y'Imana natuye gutya n'imbere y'aba bantu. Amen. Amen. You take the ring and place it on her finger. Urafata iyo mpeta hanyuma uyishyire ku rutoki rwe. And repeat after me. Ndabona Bishop hari ubundi buryo ashaka kubikoramo. Okay. Okay. Reka tumukomere mu mashyi uyu nguyu umwuga arawuzi. Okay, and repeat after me. I, Anastase. Urasubiramo aya magambo uvuga uti jyewe Anastase. Jyewe nyir'impeta Anastase. Take you, Josine, as my wife. Ndakwemeye Josine nk'umugore wanjye. Ndakwemeye imfura yabo Josine nk'umugore wanjye. I promise to love you.
ndakwizeza gukunda, ndakwizeza kugukunda, to honor you. kukubaha, kubaha. I promise to work for the success of our marriage in all things. nkwemereye yuko nzakora ibishoboka byose kubw'iterambere ry'umuryango wacu. nkwemereye kuzafatanyira kubw'iterambere n'umuryango wacu. In good times, in difficult times. mu bihe byiza n'ibihe bibi. ibihe byiza n'ibihe bibi. In sickness and in health. mu burwayi no mu buzima. uburwayi cyangwa mu buzima. And forsaking all others. nzareka abandi bose. nzareka abandi bose. I give myself to you in the presence of God and these witnesses. nkwiyegurire imbere y'Imana n'imbere y'aba bantu bari aha ngaha. nkwiyegurire imbere y'Imana n'umwana w'Umwuka wera n'imbere y'abantu bose. Amen. 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 ariko nagira ngo tubakomere mu mashyi, ndabona hari igikorwa gikozwe n'ubwo hari akantu tutakoze k'ivara. Amen. So you have made promises to one another. musezeranye iri sezerano. You have made vows before God and promises before your friends and family. ndetse musezeranye iri sezerano imbere y'Imana n'imbere y'imiryango. You have exchanged rings as a symbol of your love and commitment. mwarangije ndetse no guhana impeta. And so, because of all of these things, kubera ibi rero byo mumaze gukora nonaha, by the power vested in me by the Church of Jesus Christ, you may remove the veil and kiss your wife, but I know you don't do that. ngo ubu rero kuri uyu munota iwabo baravuga ngo ngaho kuraho neza ko gatimba umutwikurure tumurebe hanyuma ngo umusome. iwabo niko babigenza. imbere y'abahamya bangana gutya n'imbere y'Imana. ndabona arimo kuvuga mu ndimi. Bishop Anastase, mushatse mwatega amatwi mukareba uko Umwuka wera amukoresha muri uyu munota. twikurura aka gatimba, mwereka itorero ry'Imana ko ari wowe nahisemo, ko ari wowe natoranyije, kandi tuzabana iteka ryose. Haleluya. Haleluya. uri Imana kandi uri Imana nzima, uri Imana ivuga, uri Imana ikora, uri Imana ibona. niwe wabatoranije, niwe wabaremye, niwe wabarinze bakiri mu nda. wari ubizi ko kuri uyu munsi, kuri uyu musozi, ukoresheje aba bagaragu bawe ubagira umwe, kuko Kristo wabaye umwe n'itorero. ndagushimye ma, ndagushimye kuko ukoze igitangaza uyu munsi. urakoze kuki udukoreye, urakoze kutweretse ubwiza bwawe ukaba ubyerekeye muri Anastase. izina ryera rya Yesu, urakoze kuri Imana yumva gusenga kwacu kandi ugasubiza udatinze mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Anastase parents, ababyeyi babo n'abavandimwe bo hafi, from both sides to come forward. ndifuza yuko papa wa Bishop Anastase abasengera. ibi byose usinga Imana ibikora, twari tuzi ko bizaba, ariko yarahabaye. yarahabaye Imana, warahabaye Imana, warahabaye. uri Imana koko, uri Imana ikunda, Imana y'amaboko. utwumve ko tugushimye. nabuze ibirori ko bizaba, nzagushima. none ndagushimiye Imana, ndagushimiye Imana yanjye, Imana yacu. zahora uturinda mu gihe cyose, n'abanje ubarinde nk'uko wabarinze. turagushima tuguhendahenda ku izina rya Yesu. uri Imana ivuga bikaba, wakora bigakomera. uri Imana isohoza amasezerano ku bantu bawe. ndagushimye akanya nk'aka kukuri Imana, ndagushimye akanya nk'aka kukuri ndiho Baba. santi haleluya. nukuri urukundo n'ineza bitarondoreka kaboneke mu rugo rwabo. ugumye kubagirira neza, bana nabo kandi warindira umubiri n'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. kuko imbabazi ze zihoraho iteka, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, none natwe turishimye. Uwiteka
turishimye utaba mu ruhande rwacu ubwo ababisha baduhagurukiraga tuba twarapfuye ahacu ntihaba hakiri ntabwo kabateranye ahubwo karabahuza yego yego ndagira ngo muzatubera ababyeyi aho tutari Josie uvuye mu babyeyi usanze ababyeyi yego uzatubera imfura hariya uzatubera intumwa nziza yego kandi uzagire urugo rugendwa urugo rwiza rwizihiwe urakoze cyane nanjye icyo nakubwira yego Master tera intambwe nk'eshatu yahamagaye umukobwa we ariko jyewe ndabahamagara mwese ariko nta nubwo nabisamuheje Anastase urabona ukuntu yarariye arahaga bivuze iki bivuze ko rwose umukobwa wanyu ni ukuri kw'Imana udukope icyitwa ameza yagusa abiri ukwezi subiramo twumve umunsi umwe bazareba ejo tomorrow kesho mu mpera amashyi Anastase ntugire impungenge twamubonye ni umukobwa mwiza uzi guseka neza umukobwa yitwa Murekatete agatetera iwabo agatetera mu muryango ukwa Venerandi zateteshwa na nyine impeta Anastase urabona Anastase ukuntu ateta turi mu rusengero yavuze amagambo akomeye nanjye ubwanjye ntigeze numva n'ahandi iyizire mwari nakunze karibu gikundiro ntabwo Imana yakubabaza iteka iyizire usohoje isezerano ryawe Mana nabibwiwe kenshi nkumva ari inzozi narebaga aho bizaca nkahaburayo narebaga hirya hino nkahabura
ibyije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere shimwa Yesu turakwinjiza rero data twese Anastase n'umufasha w'umuhaye bagire neza ubarinde kandi basonze bakomereze mu buntu bwawe kuko ari abakozi bawe data twese kugira ngo bazabone umunyago bazakumurikira mu bwami bwawe turakoze ku bagiye kugenda ugendane nabo kandi n'abasigara bugufi usigarane nabo tubasabye umugisha mu izina rya Yesu amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.